Yesu ashimwe kandi Yesu ahimbazwe cyane. Imana ikomeze kubagira neza uko bwije nuko bukeye. Nandi munatekereza ndimo ndanibaza, waba uri umusore waba uri umukobwa, icyo waba uri cyo cyose, ndagira ngo tujye ikibazo twibaza. Ndagira ngo twibaze ngo mu myaka yawe maze cyangwa mu myaka ufite nyine, ni iyihe mirimo cyangwa se ni ikihe kintu wakibutsa Imana? Tuzi neza ko iyo bigeze mu bihe bikomeye, hari ibintu dukora nk'amayimayi tukavuga ngo nyamara Mana wazibuka iki ngiki. Ni ikihe kintu ufite wakibutsa Imana? Ese wayibutsa utubari? Ese wayibutsa ni ikihe kintu nyine muri wowe ufite wakibutsa Imana? Muri make cyatse kuvuga ngo mureme ibintu usibye no kuba twakibutsa Imana n'abantu bashaka ko babibukiraho. Ibyo bintu bitaba ari ibintu by'amagambo gusa, ahubwo ibyo bintu bigena mu bikorwa. Uvuge ngo mfite ibintu, mfite abantu nagiriye neza, cyangwa se mfite ubuzima nabayemo, nshobora kujya mu bihe bikomeye nkavuga ngo Mana, cyangwa se ndi gusenga nkavuga ngo Mana hari aho nageze bimeze gutya, bigenda gutya. Shaka imirimo, gerageza uko ushoboye ushaka ikintu wakora, gerageza ushaka imirimo nyine ubaka ku buryo wagera imbere y'Imana uri gusenga ukavuga ngo Mana, cyangwa ugeze mu bihe bikomeye ukavuga ngo Mana hari aho nageze bigenda gutya, hari aho nageze nsanga hano bimeze gutya, bigenza gutya. Shaka imirimo wakibutsa Imana. Witekereza ko gusenga gusa gusenga, no, gusenga kutagira imirimo nta kintu kumaze. Gusenga kwenda ugapfukama ukajya mu rusengero ukabyina ivumbi rigatumuka, ibyo nta kintu bimaze. Shaka imirimo, shaka ibintu bigaragara wakibutsa Imana mu buzima bwawe, ukayibwira ngo Mana nageze ahantu byari bikomeye, mbona nta nzira ihari, mbona yuko kanaka bimeze gutya, mu byo wampaye cyangwa se mu buzima wampaye cyangwa se mu mwuka wampaye wo guhumeka, ngira ubundi buryo mbigenza kandi izina ryawe rihabwa icyubahiro. Haleluya. Rero Imana ikomeze iganze mu mutima wanyu. Izi video zanjye nzipostinga kuri Voice of Hope 250, yaba ari kuri YouTube, yaba ari kuri TikTok, yaba ari kuri Instagram, ho ni Mugisha Samuel. Imana ikomeze bahereza umugisha, ugerageze urwane, uhirimbanire kugira ngo ugire imirimo myiza wubaka cyangwa se ibintu byiza wakora wakibutsa Imana mu buzima bwawe. Imana ikomeze kubagira neza mu izina rya Yesu.